iwanyu mu cyaro ngo ari urukundo bagufitiye ubone bagushinyikira bakubwira ugira ngo ari urukundo bagufitiye nawe warantembega bageze mbega twaragushitse twarakoze uzicuza wowe uzicuza nurakugambarira nyuma ukoze isoni nibagiwe ntabwo bigomba gutungura ariko ari ibisanzwe. Muraho neza nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye. Rugema rero na Iribagiza urabona yuko Iribagiza afite ubwoba cyane, ariko Rugema yakomeje amubwira ati ihangane wowe tuza, ikintu ugiye gukoresha uko ushoboye ugomba kunshakira uriya muti ukagenda ukawuzana, wamara kuwuzana ngewe nkawujyana ku baganga banjye, nkawujyana ku badogiteri banjye bakawusuzuma bakareba koko niba wujuje ubuziranenge, niba koko wemerewe kubunywa. Ibyo Iribagiza yari yarabibwiye mu Macyusa ndetse na Papa Cyusa cyangwa se uriya muryango wo kwa Cyusa, arababwira ati uwo mutima mpamvu ngewe nawunywa nuko umuganga wanjye adahari, umudogiteri wanjye adahari ngo abe yawupima. Ese Iribagiza ko Rugema yamubwiye ngo ugomba gusubira muri uriya muryango ukagenda ukawubaka uwo muti, wamara kuwubaka ukabona kuza, wamara kuza ukawunzanira ngiye ngagenda kuwupimisha ku baganga banjye. Iribagiza nasubira muri uriya rugo, ikintu cya mbere ushobora kuhita wibaza, uriya rugo ruramuha uriya muti cyangwa ntabwo ruramuha uriya muti? Uriya rugo rushobora kuhita rumugata Iribagiza wasaze, huye ntabwo byakunda, uriya muryango ushaka kugira nabi, cyangwa se bakamubwira ati akira ujyane kuri uwo mudogiteri. Iribagiza akagenda babwira ngo umudogiteri wanjye nje kuri uwo muti ngo mushyire umudogiteri wanjye kuko umudogiteri wanjye yawunsabye. Ibyo ngibyo rero uriya muryango ushobora gutuma wenda bawumuha cyangwa se ntibawumuhe. Reka dutegereze. Shitani rero na Haka batangiye kugira ubwoba, bavuga ati bino bintu dushobora kuba turimo bishobora kuba bizatugirira nabi, dushobora kuba tuzagirirwa nabi, kandi urabona yuko Marisi yaragiye, urabona yuko Marisi ni umugome, ashobora kuzatugirira nabi. Ngewe abantu batanu mbireba, ariko urushitani abwira Haka. None rero batangiye kugira ubwoba, ese bano basore babiri barava muri ibi bintu cyangwa barabigumamo? None bigira inama yo gukora akazi batandukanye, umwe ari ukwe n'undi ari ukwe. Hasi haba ari ukugira ngo batoroke, buri muntu umwe abure n'undi abure, cyangwa harikaba harimo umwe muri bo ushaka kubura ariko akabwira mugenzi we ngo reka dutandukane, ujye ukwawe nanjye ujye ukwanjye, none tujye tuganira, niba ugize ikintu ubona umvugishe, nanjye niba ngize ikintu muvugisha. Musaza we Iribagiza rero yaje gushurika ubwoba, arangije aravuga ati reka njye kwa Rugema, nimara kujya kwa Rugema nganire na Rugema, nimara kuganira na Rugema dufata umwanzuro w'icyakorwa. Yagiye rero abwira amagambo akanganye Rugema yagizemo ubwoba, amubwira yuko bamurangiye umusaza w'umudogiteri ufite ibyangombwa by'imitungo yose yiwe cyangwa se muryango we. Rero ari gukoresha uko ashoboye ngabe yabona uwo musaza abe yamurangira aho imitungo yose iri. Nkuko mubizi imitungo yabo ni Rugema uyicayemo. Rero uyu musaza we Iribagiza ashobora kuba atazi neza yuko iyo mitungo yicayemo, iyo nzu ari kuganirirwamo, ari kuganiriramo na Rugema ari yiwe cyangwa se ari y'umuryango. Ibyo byose rero byatangiye gutera ubwoba Rugema. Rugema yafashe umwanzuro rero wo kujya gushaka muzehe cyangwa se Papa Emile, akaba yamuha biriya bipapuro cyangwa akaba yamugirira nabi kugira ngo musaza we Iribagiza atazabibona, yarangiza akamenya yuko iriya mitungo barimo atari iyabo, atari iyaba Rugema. Ese Rugema musaza we Iribagiza kare yavuze ngo bagomba gushaka indabo bakagenda ku gituro, yaje kubivamo, yahise akurikira iby'imitungo kugira ngo abashe kuba yamenya ahantu imitungo y'iwabiri, cyangwa hari ibindi bintu bigiye bitandukanye musaza we Iribagiza ari gupanga. Mukore subscribe rero kugira ngo dukomeze tubane.